uragenzwa n'iki mwana wowe uragenzwa n'iki gatureka amagambo dusubirya mwana mwicara umbwira ikikugenda ngo bimeze bite kaho njya hose ndi kubona uri kungendaho mwana ugize ngo iki cyo kubona mbona nawe uri ahubwo se umugabo ukwiye nari maze icyumweru nari haye mite none bari bamfasha bari banciye akaguru Jesus is Lord. wowe yibye hehe mu by'ukuri hari umugore wari urimo aradandaza ugiye yari arimo aradandaza rero ndagenca inyuma y'agataro gutya umuneke ndawuzana sha Yesu kuna ku gatipe nk'ibyo no mugati birangoye cyane ubwo nari nkabeshye ngo ndashakira uwo mwiri hejuru ugiye kakiyorera kagiye kuyizana umugati mba ndawuhushye ndawuzana ndawunyabikana nikamenya uko nagiye wagira ngo numurabyo wo muke kuri ngengera kabisa ndaneza ahubwo se wampayo imineke igiye ko maze imitsi narayi ndaguha wose unje wamaye kuri uwo muneke Apostle we have this nimba nkusubye ndakubwira ntacyo shuna niko mwana ya nanjye umuntu wese agira neza bwakira amahoro nyaryo nyine agira ngo babari Hey! Haye mite ba mi. Hey! uramuka sigeze ngabansigiye Ugize ngo iki ugize ngo ndavuga akira kiginga gusa kiranopesheje wiriwe debe niriwe ku bwawe se cyane kubw'umwana w'Imana ugize ngo iki astaye konyera hurama ndaguha wozanye iki ku buryo azana nawe mwana nyihera niri ariko uziko mwikunda umaze wagira ngo umaze imyaka 5 utarya uje kwiyondorera hano kwa debeni wanjye ugira vume nanjye nisunireho ari we uziko rubanda koko mwikunda sabandi ko nzikura umukene nta bushobozi wabona bwo kugura umugati ukuye ako siko numvuzanya amagambo menshi nukuri kunyima ndinda kuguha ko naguhamba ikate naguhamba ko guhari ubushake bw'umuntu no kozanda nkubabare rimwe no mugati wamenze uza hano nawe kwenda kubona nari nawe muri tansi gama Oi. ama nikatira gama Oi. kitwa na haye mite umugati ndajyana ubwenge ginga shakinye nyimye umugati ariko buriya ntari binange ngiye kurya umuneke wanjye nta umagaze hejuru nizere yuko hano nta muntu wahansa hano umwe hano ingatari kumfana are kujya ndebera mara jujya ndebera ese ubwo bw'ibigambo utangiye guhubuza nuko ndebye ku muneke wawe abandi ubu ntabuza mwiki ese nsangwe n'iki cyuri ko naje wivugisha utuntu tw'utugambo uno muneke wo ntago nawuhawe rwose niyo wanjye yaba atari ibijurano wace tukabisangira oya sha nimba ari ibijurano by'amana ugize ngo iki ugize ngo ndavuze induru kwima gusa ubwo nureba nabi ndanaguhoma ushatse noneho no kuzanira ibigambo ntabizana umaze kubyimba ujya yibuka cya gihe waba uraye naramaze kuntu nje nakwibutse nkakuzanira ibiryo nyakura rigamba we ni gute utangira wivugisha utugambo nk'utu ngutwo ngiye kuba mvindi imwe nawe urumva ntabwo byatuma uno ngaho ne kakire gashuneho besha uruneke rwose gashunyeho narushunaho ni warumaye
ukancunira ku muneke nta n'isoni unafite. ako se ubundi ko hari umaye wagira ngo mbigenze mbi Nese ujya gushunaho uru abantu ureba uri gushaka Salama bavandi. ahambirwa wowe uriye umugati wenyine uranyuma wanjye ukasa hindu ubutaka. Nkawukurutsa nabi. Ugize ngo Ushobora kurya uno muneke nkawukurutsa nabi. umaze kubyimba. Uno muneke ko wakunya urahazi. Mwana zana uwo muneke hano. Zana uwo muneke hano mwana. Zana uwo muneke hano.